Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 38, abapatirisiyani, gukomeza. Abatari abakristu gatolika ntibashobora kujya mu nama z'abapatirisiyani keretse umwepiskopi abanje kubitangira uruhushya. Inama y'abapatirisiyani iterana rimwe mu kwezi. Ni ngombwa kudakererwa no kudasiba mu nama. Nta nama igomba gusibira keretse igihe bidashobotse kandi ari ibintu bigaragara koko. Nta tegeko risaba ko buri munyamuryango agomba kuza mu nama zose, ariko ni ngombwa guhora bibutsa abantu igihe inama itaha izabera. Byaba byiza kandi ku itsinda ry'abapatirisiyani ritarenza abantu 50, ndetse n'uwo mubare ni munini cyane. Aho inama izakorerwa, ni ngombwa kwirinda gutegura ahantu hameze nk'aho bakorera imikino hubatse urubaraza rwitaruye. Bamwe bari hejuru yarwo, abandi bari hasi barebera. Ariko kandi iyo bari mu nama ntibagomba kwicaza abantu uko babonye. Bazakora uko bashoboye kugira ngo batere intebe baremye igice cy'uruziga, ameza kuzuza hasigaye ku buryo byose bikora uruziga. Kuri ayo meza haba hateguye aritari ya Regio. Rexirum nayo ntigomba kuhabura. Inama igomba kugira ibintu byose bituma hibera haba heza, n'uhabonye akaba yakwifuza kuhaza. Intebe nziza, urumuri ruhagije n'ibindi. Amafaranga akenewe aboneka hakoreshejwe gusaba imfashanyo, agafuka gatambagira mu nama mu ibanga, kandi muri buri nama hagaragazwa uko umutungo uhagaze. Uko inama ikorwa: inama itangizwa n'isengesho ry'abapatirisiyani rivugiwe hamwe bahagaze. Iryo sengesho rikurikirwa n'ikiganiro gitangwa n'umurayiki. Ntikigomba kurenza iminota 15. Kiramutse kitayigejejeho byaba byiza kurushaho. Ntikigomba kurambirana ngo kirenze igihe, kuko byatuma kiba kibi nk'ikintu cyose kijemo agakabyo. Si ngombwa ko icyo kiganiro kiba nk'icyateguriwe abantu bafite amashuri menshi. Ibyiza nuko cyaba icya bose, kuko akamaro kacyo ni ukugira ngo buri wese aze gushobora kugira icyo akivugaho, aho kugira ngo cyumvwe na bake bonyine. Niba kibaye kirekire, gishobora gutuma inama iba mbi. Bamwe ndetse bavuga ko icyo kiganiro atari ngombwa. Nyamara biragaragara ko inama yarushaho kugenda neza ibanjirijwe n'icyo kiganiro gihiniyemo ibibazo bigomba kwigwa. Ikintu rero cyatuma ikibazo kigwa neza ni uko bagira uwo babishinga, maze mu nama abandi bagahera ku byo azaba yagezeho. Icyo kiganiro gikurikizwa no kungurana ibitekerezo. Indi mirimo izaba iyo kurebera hamwe izo ngingo, ni nacyo bagomba kwibandaho. Bazungurana ibitekerezo bakurikije uko abantu baje mu nama. Ni byiza kwakira no gushima icyo buri muntu avuze cyose. Ikibanze ni ugutinyura abantu bakamenya kuvuga, nubwo mbere ntacyo bazaba bazi kandi batazi naho bagomba guhera. Icyo kibazo kigomba guhabwa umwanya ukomeye kugira ngo bafashe abo bantu, kandi ngo na kiliziya ijye mbere. Barihatire kubigeraho kandi baririnda inkomyi zose. Gutwama abashubije nabi cyangwa abahubutse binyuranyije n'icyifuzo cy'abapatirisiyani cyo gutera abantu inkunga kugira ngo bavuge ibintu uko babyumva. Niyo mpamvu ituma bagomba kureka abantu bakavuga ibyo batekereza niyo byaba bikocamye. Bagomba kwibuka ko ibyo bintu biba bivugirwa hanze, kandi ko nta buryo bwo kubikosora buhari. Icyangombwa rero ni uko buri muntu wese yavugira mu nama icyazi. Si ukuvuga gusa ibintu byerekana ubwenge bwinshi ndetse bitanagayitse. Abajijukiwe cyane wenda nibo bazigaragaza, ariko n'abaciye bugufi bafite akamaro cyane, kuko ari bo bamenyereza kuvuga batarabimenyera. Ni byiza ko icyo buri muntu wese yagiye yunguka yakibwira abo bari kumwe bose, ntase n'ukibwira umukuru muri bo wenyine. Icyifuzo cyacu ni iki: iyo wumvise umuntu akubwira ikintu, birasanzwe ko nawe ugira icyo umusubiza, yaba ufite icyo yemeza akavuga n'impamvu zibimuteye, kuko gusubiza udatinze niko dushaka kuba patirisiyani. Kuko kwishyira ukizana gushobora guhungabanya umuntu aramutse agize ikindi arangamiye.
Dore urugero, niba perezida yizimba mu magambo akarogoya abandi, yagira uwashima cyangwa agahita abyerekana, cyangwa igihe uwatanze ikiganiro akunze gufata ijambo buri kanya asobanura ingingo yavuzeho, cyangwa nanone niba umuyobozi wa roho agenda akemura ingorane uko zigenda zigaragaza, amatwara nk'ayo yicira inama kuko iba ibaye nk'ahantu babaza ibibazo maze abantu b'impuguke bakabisobanura. Ibyo ni bibi kuko inama igomba guha buri muntu wese uburyo bwo kugira icyo avuga akagira n'icyo ahungukira. Ni byiza gufasha abatinya kuvuga mu ruhame bakagira akanyabugabo bagatinyuka gutanga ibitekerezo. Uyoboye inama agomba kwihanganira abatandukira, akabagarurira ku ngingo baganiraho iyo abona barengereye. Ugiye kuvuga agomba guhaguruka kugira ngo batavugira rimwe bicaye maze inama igahinduka nk'ikiganiro gisanzwe. Umuntu ashobora guhabwa akanya ko gutanga igitekerezo igihe cyose abisabye, ariko utaragira icyo avuga niwe uhabwa akanya mbere y'uwigeze kuvuga. Iyo nama imaze isaha itangiye, barekeraho kungurana ibitekerezo. Ubishinzwe atangaza uko umutungo uhagaze, akanabamenyesha ko nyuma y'inyigisho y'umuyobozi wa roho hakurikiraho gutambagiza agafuka, kwaka imfashanyo mu ibanga. Ibyo birangiye aho kandi bishobotse bazana icyayi n'ikawa cyangwa ibindi binyobwa bidasindisha. Icyo nacyo ni igice gifite akamaro kubera ko kigaragaza imibanire myiza iranga abapatirisiyani, gituma habaho gusangira no kungurana ibitekerezo, gituma abantu batishishanya, n'umwanya wo kuganira ku birebana n'iyogezabutumwa. Hari abashaka ko icyo gihe cyo kwica isari cyasimbuzwa ibindi, ariko ntibyoroshye kumva ko abantu baganirira ku busa. Ako karuhuko kamara iminota 15. Nyuma yaho umuyobozi wa roho anyuzamo inyigisho ngufi imara nk'iminota 15. Inama iba yagiye iyobora abantu kuri iyo nyigisho kandi bayikurikirana ntawe urangaye. Iyo nyigisho igaruka ku nsanganyamatsiko y'inama ikayiha agaciro ikwiye, itera abanyamuryango gukunda Imana kurushaho no kongera ishyaka ryo kuyikorera.